Ako ibaze ariko kugira ngo yanciye inyuma ngo ninda yarambeshyaga. Nari kukubaza gute? Iyo nari kiganiro mu gisubika se yo mu gisubika abantu batatabura n'umugira undi nama. No asubwo mari reka mubwire uzikiza tegere nje tumata kubwira. Ariko sinone se basi reka maze nkubaza. Uremera ko wambeshye ntigeze nkuca inyuma. None se nyine gute murakinnye prono bamuca inyuma. Nda bintu bibaho. Bese yaragije bamubwiye niyo kwikina agatsina ke kaba gatoye. Umwana mubi nakoze iki? Shavanye mu gakino. Nakakuyemo se gute? Sinsigegera bakamfata nkaho nta kintu maze muri showbiz. Ariko ikiganiro nakibonye di. Nyine none se uzikuru kugira ngo gikorwe kiriya kiganiro uziko nishyuza. Hoya mwe byari bibangamiye nyine ninde wayizanye niwe nshaka kumenya yaraga ari wowe. Kandi muhamagare mwana. Okay, first mwari yararenganye. Nizere ko mumeze neza cyane mu dukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twongera kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku munsi tugarutse muri story zitandukanye. Mbere ko twinjira muri story zacu uyu munsi mbanze ngurutse ko turi kumwe na Body Max Fitness bakubwira ko nifuza kumera neza, gutera neza, gukora umubiri kubanyura cyangwa kubyongera gym nziza cyane, sauna and massage, swimming pool ku bantu bikundira koga. Tugane tubahe izo service duherere mu Giporoso Sanwerekeza i Kanombe winjiye muri Hilltop kati ibumoso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 tukaguha izo service mbangobwiye haruguru. Ushaka kumenya amakuru sura website yawe tukavuga ngo sobanukirwe hasi ibayerekeza. Mwari umeze fresh? Meze neza cyane. Amahoro basa. Asagurira guseka. Ishire kugakira kuri Yawe TV. Okay, urakoze. Kabira kacya kuri Semarante. Arashize igihe byo. Arashize igihe twatugukumbuye. Amakuru y'imisi. Amakuru y'imisi ni meza. Meze fresh. Welcome to the show. Urakoze cyane. Twari kutarweretse kudusura kuri Yawe TV. Sha umuntu yaramaze iminsi ari bize mu bintu byinshi nyine. Urasa neza kabisa ga complete kawe. Ariko subwo ni complete wa? None. Hasi ndabona hari uwivito ariko nayo. Kubyasotse bibese. Oya, panarese gute? Panire. Makipe mfana. Makipe mfana. Wiki siswa kanariye wihuta cyane. Ya nuko kize mu bintu by'amakipe kandi nta kipe mfana. Ufana iki se? Ndifana. Urifana? Urugora ni ikina rero. Oya naga ariko bivuze. Ora ni ifana. Oya naga ni. Umuntu yifana aba yikina. Oya naga ariko bimeze none cyangwa yiyemera. Oya sha gusa urabona bigaragara umuntu yakora kuntu bari umuntu agataba ngo uramuntu ariyemera, umuntu yemera umuntu afite isura imeze gute. We nta bantu ujura nabo akabona bati ukabona umuntu ukimuntu guswe tubona ariyemera. Hari sometimes akenshi umuntu bomwibeshyeho. Bomwibeshyeho nyine bundi taravugana n'umuntu gute se umutekereza gushaka. Ni ikibazo nyine. Akenshi ari muvugana ugasanga ari byo watekerezaga birahabanye byataye. Ni ibintu bibaho cyane ariko byo. Cyangwa ugasanga umuntu witondaga nawe ugasanga wamwibeshyeho n'inkotsi. Ubwo ugasanga ni inoza nyine. Bibaho cyane nyine. Ko nyine impeta nyine ni impeta bisanzwe tu. Bisanzwe nyine. Bisanzwe nyine. We. Nesho mutwe. Kaze ngari gashya. Mbabarira utaza guserera nawe mbabarira. Tujya turebe abantu yavuze ngo umuntu ararakara. Ajya ubanza kureba ko ubone umuntu arakara. Bana mbibonye. Amakuru y'imisi umunsi wawe upanze gute se? Amakuru yanjye ni meza. Umunsi wanjye nuko byuka njya mu kazi, mva mu kazi naha. Ubyuka sangahe? Byuka saa 3. Saa 3? Kuryama sangahe? Ngaryama saa 7 saa 8. Saa 7 saa 8? Yego. Kubyuka kare se waryamye utinze niko bakire mukora. Siyo systeme se. Okay, fresh sana. Wakibukije abantu amazina yawe. Kuri Saint Valentin kera ntabwo bakibyibuka. Abazina ni Topi. 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 Caramel. Iyo wambaye neza wambaye gute? Nambaye neza mba nambaye gute? Nambaye nka. Uvuga uti nanjye ari gimbe wana nkabona nambaye neza. Ariko umuntu yambara neza. Abe yagiye mu muhanda akabashyira munsi kabisa. Nambaye neza. Nambaye nk'abakobwa. Wambaye nk'abakobwa. Ubu ntabwo wambaye neza. Umuntu wambaye nk'abakobwa yambaye gute? Yambaye nyine nk'agakanzu nyine kagiye kuri taye. Kagiye kuri taye. Kamwegereye ko. Ubu sera mutandukanye n'abahungu nawe bitandukaniye.
ese umuhungu cyangwa umukobwa batandukanira ku myenda none se bitandukaniye hande bitandukanire hande ndumva atari ku myenda urugero he ubwande ubwo umuyisilamu wambaye ikanzu aba yabaye umugore ariko iyo kanzu ntabwo iba ifite forme nk'iy'abagore ntabwo ifite ikanzu yigira forme y'abagore none se ubona ko iyo kanzu aba ari ingabo nyine aba ari ingabo uretse wowe wajya kugura ipantaro ukagura ipantaro y'ingore ntabwo ngenzi kubitandukanya ntabwo bibaho uno se wowe iyo wambaye ni iki ni iy'ingore ni ingore cyane ni ingabo ni ingore ahari reba nka kameramani iriya yambaye yambaye se natari yaraga ari ingore ni ingabo ntabwo biba mbese ubireba he asabire ko kandi n'ukuri umuntu aba ngo yambaye ngo isangu y'abakobwa niyo sa wambaye niyo manza bose bazambara simbizi nyine ubwo ibyo bintu iyo myumvire ntabwo ipfuye oya ntabwo ari ugupfa none se ariko twasanze bimeze kugira ngo tubihindure gute yitwa Topi tuguha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi hari ukuntu umuntu wenda tuvuge nka Topi yaba afite boyfriend aho akavuga utari ku boyfriend wanjye ntabwo mwizeye ashobora kuba nca inyuma akamugerageresha undi mukobwa bibaho bibaho ariko ntabwo ibyo bintu ntabwo uba wizeye umuntu ntabwo ari fresh ibyo bintu ndamya ni ibintu bya kera by'abana kuri ubu ngubu ndamya nta muntu ufite kuba yabikora kugira ngo urebe ko umuntu akunda umugeregeresha undi muntu ugahita utangira umwandikira umwohereza udufoto tumeze ukuntu ngo se ngo utangira umwandikira ukamwohereza udufoto ugashiduka bagutega papa bakamujyana burundu waba uri mu biki byabaho se kubera se iki none se wamutanze ukundaga bya nyabyo hari igihe nyine umuha umuntu ufite keya kuruta za zindi we wari ufite ariko ntabwo aba ari sawa biriya biboro niba ukunda umuntu nyine mwiza rero se kubera icyo ugiye kumutesitinga gutyo iyo mikino ntabwo aba ari myiza ako kantu rero kakiye komojeho gatumye nibaza ngo keya zatuma ubura umukunzi bitewe n'icyo uramumenyereje ubundi ikintu amenyereje umuntu icyo mugomba gukomezanya baba bamenyereje nyine kujya muhamagara inshuro 20 ku munsi ubwo ari umuhamagara 15 yaba ikibazo cyoroshye se ahubwo gikomeye abantu bajya bitwararika gute muri icyo gikorwa nicyo nyine mu gihe uzi ko ikintu utazagishobora kugikomeza ndumva wagira nyine uko uteye ari ukuntu nk'umuntu nk'umujama yarimo gutereta umubebe kugira nyine mu minsi ya mbere amwemeze mana arikokora buri kimwe cyose akagikora kandi wenda usanga urimo kwivuna rero ibyiza n'ubundi bebe afite gahunda yo kugukunda aho kugira ngo wireke umuntu ko atari mwiyereke uko uri nyine kuko niba ubona afite kuba yabikora abikore n'uburyo wamwiyeretsemo ibyo ngibyo birahagije niba wumva ibyo bintu utazabishobora nyine kubikora buri gihe kandi ubundi ubizi neza kubera iki ushaka kwihambira kuvuga ngo uzayihamagara inshuro 10 na zingahe mana ryo ushaka kuzamagara bikakubona akaguca n'amazi ariko kondisiyo z'ubuzima zirahinduka hari igihe utangira ufite uwo mwanya wo kumuhamagara bikarangira ubuze uwo mwanya nyine uramutse ubuze nanone ntabwo ari ikintu uhita umufatira ako kanya nyine ugomba kubimubwira ukabimuteguza nyine imbere ukabwira ati ndakege nabaga mfite umwanya uhagije ariko ubu ngubu nawe uhari yari umuntu mukuru wumva arabyumva iyo atabyumva nyine uti rero hari igihe ushobora kumuhamagara cyane bwo akabigusuzugurira kuko iyo ukunze umuntu cyane bigukira amazi shana nicyo kibazo umbaje nawe njya nkibaza kandi ni kuri kote zombi iyo ukunze umuhungu cyane ukabimwereka guca amazi ukabimwereka nabwo guca amazi sinzi ko nawe bigomba kugenda ubundi biba bisaba nyine uko umugezaho gukunda ariko nawe umukunde uruhare runini ruca abantu amazi ariko ndakeka ko ari abakobwa ngira wenda nuko babigaragaza hakiri kare wenda abahungu bagira ikintu cyo kurenza napfe gutakwereka ikintu ariko mpamya neza ko byose biba bingana byigeze bikubaho ugakunda nk'umutipe akaguca amazi kanumve ntabwo birambaho nta n'uwo ndabikorera kandi nawe uraguca amazi nta n'uwo urayakira nta n'uwo ndayakira iyo experience wayikuye mu bafite bawe ndabibona cyane ibintu bibaho nyine muri sosiyete abantu bakundana keya ziba zihutirwa n'izihe se nizera mbona nyine bitewe n'ubwuzuzanye bwanyu bitewe n'uburyo mubanamo hari n'igihe mushaka muvugana rimwe ku munsi biba bihagije ntacyo bitwaye hari igihe umunsi ushobora no kwira ukabona nta kintu biterwa nyine n'uburyo mubanyemo kakana ko kumenyereza niko sawa wa mugani ngo hari igihe umenyereza umugore ujya utaha nka saa moya wazaza saa 3 mu gasere atakubaza ati gute watinze gutaha ariko mumenyereje nka saa 7 yuje saa 9 uyu ni ibintu byiza ni ukumucanga oya nabwo itashye kahita yibaza ikibazo wagize atati kweli niba uyu munsi atashye kare ejo tawutinze uho gati umugabo nzamumenyera rya umuvangavange gusa iyo niyo nama waha abantu batumva ko mbashutse njye numva ariko ku giti cyanjye nyine urumva nabigenza ko umushutse abyumva
ariko nikiza ko wamugana umuntu wese udukurikiye twese tuganira uko umuntu abyumva nawe afite uko abyumva ntabwo tuvuze ngo ukomeze umuvangavanga cyane niba wumva ari na ngombwa umuvange niba wumva ari ngombwa umuvanga atazakumenyera ariko twigarukiye kuri kantu kuvuga ngo kugerageresha umuntu aramutse amukatiye si yaba gukonfirmye ko umufite bya nyabyo aramutse amukatiye nanone yaba ari igihano cy'uko umufite bya nyabyo aramutse anagiye wabonye ko atari uwawe ubu tubona nyine ko ari inzererezi warenganya nde muri abo babiri umukobwa n'inshuti yawe na tipe n'inshuti yawe mujamaze rero wowe igenda ugeragereza turebe uwatanze igitekerezo yo kujya kugerageza ni wowe tu kandi wowe wagitanze nyine ubwo ari njye wabikoze ubwo nyine nanjye naba ndi ikigoryi none se gute njya kugera kandi bibaho mani ugasanga umuntu agukujeho none byagiye ari ugutestinga ugasanga babigiyemo byatari rego ubundi abatipe buriya bundi nta mubebe ujya ukatira umujama ahubwo umujama amukatira bitewe n'ukuntu yinjiriye umukobwa hari igihe rero usanga mani wa muntu wamuhaye ngo namuvugishe ugasanga nyine hari akantu gato kurusha yenda ariko umukobwa yaburaga kandi rero atari no kubikubwira ngo bihindure gato ntabwo nkazi mbabarira ntabwo nka wenda reka twumve nk'urugero reka nk'urugero wenda tuvuge ukunda wenda kumuhamagara kandi wenda umubebi wenda akunda gucatinga akunda mesaje hari abantu badakunda guhamagara usanga kuyikundira mesaje ugasanga wamuhayemo pase katubyite pase usanga rero umubebi nyine akumva nicyo kintu kimushimishije buri kanya akajya asoma akareba usanga niyo ngibaye nuza intandaro nyine kuvuga ati sibundi uriya ko mbona ibyo nkunda tabirimo bikaba nyine bigenze gutyo ese abantu bakundana kugira ngo barambane baba basabwa iki kugira ngo barambane ubundi ikintu cya mbere ni communication niba hari ibintu ubona bitagenda neza yenda ubibonye mbere akicaza mugenzi we ati ibintu ntabwo biragenda neza gutya nyine aho kugira nibonye umuntu hikosa dufata umwanzuro cyangwa umuburemingi bifata ukundi nyine mwicaze muganire yego bikemuke bigende neza nibyo biba ari sawa gupostinga umuntu mukundana cyangwa kutamupostinga byaba ikibazo ntabwo byaba ikibazo ariko gupostinga umuntu akabibona wenyine niyo mpamvu tugezemo rero gusiyaho kugera oya njyewe kugira ngo upostinge ubone wenyine nakwihorera ndangiye kujya mu posting ubone ngiye nyine wabyihorera igihe utaba nyine proud yo gukora ikintu kireke nta mpamvu zo kugira ngo ushimishe mugenzi we kandi we bikubangamiye zimwe mu mpamvu zatuma nk'umuntu posting n'urundi zari izihe avuga ati wenda kugira ngo wemeze umuntu ko umukundana cyangwa se niba umukundana n'ibyanyu babiri si nko kubishyira hariya kandi abantu badakunda ko baposting asubira gupostinga umuntu bigaragaza ko umukundana niko mbitekereza rero ni ukwibeshya nta hantu biba bihuriye ibintu wese bigaragaza ko kumushyira kuri status ugashyiraho udutima kandi ko duke ariko abantu babibonye nawe bakongera kugutereta ntabyo ahubwo hari n'abaguteretera icyo ngicyo bati mama pasi iki cyana mbaye nagwirana tuzi nk'umuntu mukundana umuntu akwatse pasi urayimuha hari umuntu ugize gutangamo pasi mwakundanaga se twarakundanaga si ubwo niwe yabikora nabimenya ntabwo wapfa kubimenya kereka se wabimenya kereka wenda wigeze nk'ababonana wenda nibwo ushobora kuba wabikeka aho ngaho wavuga uti wenda hano n'ubu wananzemo kabisa wenda ukabikeka umuntu mukundana agusabye telefone avuga ati fata iyanjye nawe ufata iyawe wabyemera kugira ngo dupfe telefone twapfa kunayimwimye ntabwo wayimuha byumuha kugira ngo bigende bite ariko no kuba utizeye mari telefone ni mobile ntabwo ari fixe no kuba utizeye ese telefone se yanjye ku giti cyanjye kuba utizeye ese niba umuntu umukundana wamwimika ahubwo bavuga uti wenda mfite abagabo benshi ashobora kuza kumuhamagara ugasanga wenda ahantu undi wamuhamagara se amuhamagara kubera iki ngiyemo numva kwitanga ntarebe njye nayitanga telefone se ni iyande ni iyande ni iyawe ariko niba umuntu umukundana muri umwe niyo mwaba mwarasezeranye ivangamutungo nayo namuha gute se ariko no kuba ufite ikintu wikeka hoya nta na kimwe none se ko hari abantu batunga telefone zitabamo na password nanjye nayitunga bivuze ko umuntu nta kintu aba yikanga nanjye nayitunga ese niba umuntu afite nka telefone irimo nk'amafoto wenda atambaye uwo muntu utekereza ko wapfa kumuha telefone ngo abibirwa ukundira hari abantu batunga amafoto atambaye birashoboka ese uwo muntu utekereza ko iyo telefone yapfa kuyigura ntabwo wese nyine uva yayigura
mani none se regari nk'ukuntu reka nkubwire hari ukuntu hari ibintu nyine abantu batajya batekereza hari abantu inshuti muba mubanye mu buryo butandukanye hari nk'umuntu uba ufite nk'inshuti mubanye mumeze nk'abantu banakundana cyangwa batanakundana pe rero nk'ubwo wameza telefone yenda akabona yendayitse nka message sheri bite mani ngaho ibaze kujya gusobanura ibyo bisobanuro byiza se uko wayimwima ukamwihorera icyo cyiza nyine ukayimwima ariko si ubwo mwakomezanya mudakomezanya se unaramutse kwa telefone agahita mu telefone yawe ndebemo hasi arebe miki niba ntacyo wikanga kucyo utayimo none se ayishakira iki se yagumenyeranye nkaguma niyanjye wowe ntabwo wowe wayimwaka nyimwaka se kugira nk'uko nyine ntayiguha nuko nanjye ntakwaka iyawe no ngo icyo ngicyo gikemuke ntago telefone wayitanga nayo natanga ahubwo mwapfa kutayimuhaye twapfa ko ntayimuhaye makubitaye n'abandi batipi bariho imitima usanga ugiye gusobanura urwaye umutwe yanze no kubyumva n'ubundi murashwanye mushwane nta mpamvu ifatika yumvikane ihari ko nayikwima ariko se ubundi reka twibaze ubundi wa mugani niba ukundana n'umuntu bivuze ko nta zindi nshuti wagira se nyine ubwo muba mwarahuye mwese mufite 32 arimo akundana n'umuntu bivuze ko ikintu cyitwa relationship n'abandi cyaba kirangiye ntabwo byashoboka ko ntabwo ari muba mumenyanye bwa mbere ariko none hari ibintu utagomba kwandika niba uri mu rukundo n'umuntu si nko kuza kwandika message ubwira umuntu ko umukunda kandi ufite undi mukundana uzi se uwo muntu wandikiye ko umukunda ute biratandukanye ako reka mbaze mubaze ujya wemera ko umuntu agira umushuti yisanzuraho cyane kuruta uko yakwisanzura ku muntu bakundana ahubwo icyo kibazo ibyo biterwa n'iki ko umuntu mudakundana hari ibyo ushobora kumubwira utabwira uwo mukundana uwo mukundana nyine ufite impungenge nyinshi ndashaka icyo ushaka kumubwira ukaba wamutakaza cyangwa gufata ukundi ariko wa muntu w'umushuti wawe nyine ibyo wamubwira byose wameze nk'umuvandimwe wumva nta kibazo nta kintu na kimwe ntabwo umuntu mukundana hari amabanga batazi hari ibyo utagomba kumubwira kandi buriya wikundanye n'umuntu ukamubwira ibintu byose mwana ndamenya neza ntabwo aba ari sawa ese ubwo wakundana n'umuntu mutabwizanye ukuri kose nyine mubwizanye ukuri ariko ibyo ugomba kumubwira n'ibyo utamubwira none se uri kamubaze Patrick nk'ubu turamutse dukundana naza nkubwira ngo kanaka yanerese cyane kabisa uzi ko bariho kamwe tuzi ko kanaka yanerese biri simple cyane hanyuma ahubwo cyeka no kubwira umuntu ngo kanaka uzi ko twaryamanye akaba yagutereta aza ngo akamwereka na message mwandikiranye ibyo ntabwo aba ari sawa ahubwo mva ntabwo uri seriye mu rukundo wawe utari seriye ni hehe aho utari seriye ni ubwo icyo ni urugero aho uwo muntu uba mukundana ubundi inuze uba ufite ngo muzarambana ni iyihe se ngo uteganya ko muzarambana ko n'ejo mutora mwatandukana n'ejo mwatandukana none ubundi mani iyo ugiye mu rukundo uteganya ibintu ubundi nagomba kujyamo wese siga intambwe imwe inyuma igihe byanze ukabona uburyo usubirayo Sophie ntabwo ajya kundirana kare we ntabwo bibaho ku buryo uzanabivamo n'ibikubabaza kuko iyo ubigiyemo wese kwivamo birakugora teka ubisuzugurirwamo usugira urukundo ntarugira cyane ahubwo cyane hano wumva utajyamo wese nawe ngo uri gukunza umuntu umugomba kwimariramo reka ubu mucyeye kumva tuzabana mu nzu ko niyo yanaguhemukira kandi wenda uvuga ati ntacyo twarabanye ariko ubundi dipe mukundana we usanzwe kareka mbese warahemukiwe cyane ubundi izo experience ni iz'abantu wenda ntabwo ari ibyo ngibyo mani none se ukundana n'umuntu hari uteganya ko ari we buzima bwe badashobora gutandukana mani izo promesse uzi inshuro twazihawe cyangwa twazitanze teganya yuko nawe byashoboka rero yibaza ariko njye bundi ari nk'ikintu bundi nshaka nka formule urukundo nkayibura reba nyine nk'umuntu mukundana utuga mu muganira sibyo muri buri muganira ibiki n'ibiki ejo mugatandukana ugakundana n'undi twatugambo deja gutyo hasi ngo kibaza ubwo urumva ibyo ntiwabivamo jyamo nyine bigiyemo ariko bitari cyane biringaniye ku buryo nyine byanze ingaruka zo gukunda umuntu cyane ziba ari izihe uretse cyane twavuze ibyo gusuzugura urahababarira cyane ibyo ukunze cyane ubabara cyane ese ubwo wagira inama yo kudakunda cyane igihe uhuye abantu bitandukanye nyine buri wese yifatira umwanzuro bitewe n'ibyo yagiye acamo nyine bitewe n'ibyo wagiye ucamo nahise mbyumva ko ari experience y'ibyo waciyemo ubwo rero ibyo waciyemo bitari byoroshye cyane ufite kubicamo niko wese bitabaye kuri kanaka ko ari niwe byari bifite kubaho byakire ntacyo byagenze utese bike ntacyo
urumva byanga bikundiye experience uvuga ngo hari igihe warakunze umuntu cyane akamwimariramo bikarangira aho wababariye niyo urumva nini nyine birangira usanga kumwikuramo birakunaniye usanga kumwikuramo birakugoye umufatira mu makosa ukamubabarira kandi atari buyereke neza buyasubiremo ngayibaza nyine ukazajya uhora urira atabyitayeho gusa ubwo urumva nkawe urumva utawakongera uvugishije ukuri rero niyo mpamvu nashaka no kubureminga n'umuntu wenda yaba kote mungu cyangwa umukobwa nyine ubeshya utendeka hari igihe ufata icyo cyemezo bitewe nyine ukavuga ati igihe nabwizije abantu ukuri ntacyo byamariye nanjye reka nige kubeshya gusa uwo muntu muhura akakubeshya nubimenya bizakubabaza ese ubwo ngubwo hari icyo nibaza wa muntu ntabwo abirenganiramo ubu ugiye kubeshya reka mfate umwanzuro nanjye njye mbabeshya nuko nyine ubona n'ayandi mahitamo nyine ikintu kibabaza urumva nyine ikintu kibabaza usanga wenda nk'umuntu ufate umwanzuro wo kubeshya wenda we yari na seri atanakubeshyaga niho ikibazo nyine kiba nyine ugasanga nta kintu na kimwe cyo kwizerwa gihari kubona ni ibibazo ni ukubyakira uko bimeze mbese kubera ya sisiteme ngo tubisokoze uko byogoshe n'uwabigenza ute yitwa topi hanyuma ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo uko ibintu biba bimeze urumva uko nyine abantu bagomba gufata isomo ryo kubijyamo gakeya gake karinganiye mu rugero urumva hanyuma noneho wazagera mu rugo akaba aribwo kubona umuntu byanyabye ukamukunda cyane burya umuntu agwemukira mubana nubwo byose bari kimwe ntabwo aba ari kimwe n'umuntu muba mukundana gusa ariko nk'impamvu wenda akasiga ikibazo ntabwo bakisubiza ariko nk'impamvu zituma abantu babanye bagasezerana imbere y'idarapo bavuga ngo reka dutandukane ziba ari nk'izihe ni nanjye nindirahira bikambaho nzabimenya ubu ngubu ntabwo nabimenya ko ubwo navuga se kari iki hari igenda bagera mu rugo ugasanga ari nk'ibintu batuma barumvikanaho neza akaba ariyo mpamvu biteye n'ikinyoma umuntu yakubeshye mwarabanye mugahita mutandukana nubwo waba mukiva mu bukwe tugahita dutandukana se ni nk'igikira abaye afite umwana abe yarabimbwiye yarabyaye kurande nabikubwire ariko akubwiye ko afite umwana ntari imbere nta kibazo avuze ati se naragukundaga natinye ko nabikubwira tugatandukana yabitwaye iki nagwira none ubu tubona ko hari ibindi byinshi ahubwo urukundo rwanyu rwari ku kinyuma gusa nta kindi gufase ko ufite umwana mana umutazagukundira umwana umva yabagukunda umuntu utazagukundira umwana ntabwo yabagukunda uzabwira ngo ufite umwana bigahita birangira n'ubundi nawe ntabwo yarasanzwe gukunda umuntu utazakunda amaraso yawe nta n'impamvu yo kwiga umutaho umwanya wamureka ariko se nanone harabona ni gakeya ko waba warabyaranye n'umuntu ngo akuvemo burundu warabyaranye n'umuntu akakuvamo burundu iyo wabyaranye n'umuntu niyo washaka undi ariko wa muntu abakikurimo kereka ariko mwarakundanye mwarakundanye mukabyarana bikaza kongera mutandukanye ntabwo mbizi ntabwo ariko ni umuntu ubu ariko usibye n'umuntu mwabyaranye umuntu wese wigeze gukunda iyo mwatandukana ntabwo ajya kuvamo ngo birangire ni ukuri ntabwo bijya birangira biterwa nuko mwatandukanye none ntabwo ushobora gutandukana aguhemukiye ku buryo asa kuvamo yaguhemukiye se yakoze yakwishe se yakwiciye ayaguhemukiye bigana gute mbwira nk'ikintu oya none nyine mbwira nk'ikintu mwende mu bebe mwarakundanye akaguhemukira ku buryo nyine wumva nyine nk'iki nyine yagukorera ku buryo wumva yuko nyine yakuvamo burundu umukobwa wigeze gukunda mu buzima bwawe akaguhemukira ni agumva nyine yakuvamo ni nk'iki aba yarakoze kugira aguhemukire nyine ku buryo wumva ko yaguhemukiye utakongera no kumutekereza ni nk'igiki ikintu cyitwa gucana inyuma nicyo kintu nubaha kandi kuba birasanga ibyo ntabwo iyi ngiyi yaba impamvu ituma ngo uzinuke umuntu ngo umuzinuke burundu ngiye kunca inyuma niyo mpamvu yatuma nkuzinuka ubwo nyine abantu bateye bitandukanye simbizi wowe niyo se impamvu yatuma uzinuka umuntu mwayo nzi nayibaho ariko twinjira kuri ako kantu ko gucana inyuma wa mugani bise binyibutsa wa mutipe mukundana ngo yerutse kumuca inyuma byaba bitewe n'iki cyangwa impamvu guca inyuma ntacyo bigutwaye nuko ubimenyereye ari ibintu wikorera oya sha Patrimani bya bintu ntabwo aba ari ibyo barimo harazamo no gusebya n'umuntu pe byagenze bite ntabwo nzi ko byagenze ariko ntabwo biranaga ari umusore wamuciye inyuma noneho ase namuciye inyuma ku nshuti ye gute hehe kwa kangahe hehe nese urumva iryo kosa warikora tuvugisha ukuri
urumva ibyo bintu wabikora ndabizi se ahubwo nayo nyine ngiye numvaga umuntu atabikora ariko nunguye no kubona nawe wabikora mwana nanjye kiriya kiganiro nakibonye numva ndumiye nkubiswe n'uwambuza ikintu nkora byagenze bite se none se yenda hari ibyo turimo turumvikanaho neza pe bitewe n'impamvu zanjye bwite ariko ntago yari kujya imbere ya kamera ngo agende avuge ngo namuciye ese mwaratandukanye ni ubizi none se twatandukanye yari ryari kwa kangahe gucana inyuma ni ibihuha arabeshya nyine ni ibihuha none se byabereye he nyine ukuri ni ukuri guhari nuko ntigeze muca inyuma ese biba bintu umuntu yabihimba umuntu irasitora ukuntu yayiteraga mbona afite emosiyo ngo tipe ngafata moto muri karitsiye nagiye kuvuga urumva birangira bwombi baye manu twari abarimo no gusebanya ariko ni ikibazo nyine barimo no gusebanya umuntu aricara akicara agahimba ikintu narumiye koko barahabuze n'umuntu umugira inama muri bose mu bari kumwe zarakubaje urumva se biwe byagushaka kuzima usika ariko kugira ngo umuntu aguhimbire ikinyuma kimeze kuriya basi avuga ngo wapfuye bikagira inzira oya sha nuko cyane nyuma no gupfurumba ako manu uzi ubugaragaye we muri societe urabyumva abantu bazi ko nyine wamuciye inyuma uramuciye inyuma ndinda nibo ndamubeshya we ntago ari byiza ibyo tuntu dutose tuntu ese undi hari unakoze muri comment yawubwiye se ko umuntu wakiniye prono gute bagucinya ubundi babakuburanye nyine se nyine gute umuntu wakiniye prono bamuca inyuma ibyo bintu bibaho ese yarangije bamubwiye niba kwikina agatsina ke kaba gatoya n'ibyo bintu urumva tuba twafashe view imwe y'umutipe abati wamuciye inyuma ukumusore inshuti yawe ntago ushobotse n'iki nawe ukaza ukabivuguruza tuyoberwa ukuri kuriho niba twamuhamagara tukumva kereka ubwo tumuhamagaye tugahura mu kiganiro none ngo nawe mujamaza ashaka akora izina ry'Imana Imana irihanga mbese wamuhamagaye kugira ngo abantu bamugane basobanukirwe kuri kwa nyako cyane ukuri cyakora mu ngo yarambabaje n'ukuri kw'Imana hari abantu muri society bazi ko nyine bamuciye inyuma uramuciye inyuma rero se urumva abantu bose urumva atari ko abantu babifashe ngo uramuciye inyuma ariko nta kantu ko gupfushizemo se sawa oya mani wallahi kugira ngo umuntu aguhimbire kuriya yakubwira ikindi kintu cyangwa akavuga ko umuntu naho hari atari kuboneka ngiye nuko impamvu z'akazi narimo ndabona ntabwo ndimo ndabona umwanya muri iyi minsi apana kuvuga kuriya ni bacika yo wewe wanoxi bimeze bite fresh umukobwa amakuru yawe se ni mabi byo wakoze se shubi ibiki se nakoze uri umwana mubisha umwana mubi nakoze iki wavanye mu gakino nakakuyemo se gute sinsigaye bakamfata nkaho nta kintu umaze muri showbiz ariko ikiganiro nakibonye di nyine none se uzi ukuntu kugira ngo igikorwa kiriya kiganiro uzi ko nishyuza oya mane wowe nese ko nagezeyo nabateguye nasanze bazanye n'abandi bantu urangije nyine urishyura avuga ko content yakozwe none nyine urumva natumiye abantu nagezeyo ngewe ndagutegeye ndahamagara buriya iyo umakana tondo nanjye ntari kwita mbakane ariko nategereje njye nabonaga ko amisemese ndabazibonye nkagira ngo nibyo nyine tu urangije nyine ikiganiro gikora warakara uvuga ngo naguciye inyuma narakaye nyine none se bari bavuze umwe mwavuze indi content mukora tuvugishije ukuri none se twari gukora iyi none se ubona basi narwana avuga ko umuntu adahari hari izindi mpamvu zituma umuntu atarimo kuboneka ntabwo byakunda ese kamwereke gute se bita ako Afenox reka tujye tuvugisha ukuri abantu batatu bavuze n'urugi n'inama mani yara no gusebya umuntu ngo naguca inyuma kumujama mu nshuti wawe hehe kwa kangahe banza wumve ubigize nakoze interview ebyiri ukumva iya kabiri muri ukuntu twari twabipanze nyine zira staff ukumva urabizi wari kuza nyine biketa birangira ukumva yego n'ubundi ukuntu byari kurangira yari yabipanze ukundi kuntu ku buryo nyine n'ubundi we bita birangira nyine atari ukuvuga ngo uzagarukamo kuko nyine twari bavuze ko utazagaruka noneho nyine urabizi mani twarajyaga tuvugana buri kuwa kane warambwiye ngo uraza ntiwaza yego tukumva noneho mvugana nyine na Dani na Keza noneho yari yorohewe nyine turapanga na kuwa kane nyine warabyemera warambwira ati ntabwo tuzabura noneho basi wenda we ntabwo we atazabura ndema excuse ndabwira nawe arahari mani nimugire ikibazo tu noneho nyine njyayo
kumva nyine wandikira SMS mu gitondo noneho ikosa ryabaye urabizi ko uwo munsi nguno munsi twari twavuganye ko ejo tuzagenda wabinyemereye noneho ngiye numva ko n'ubundi gahunda iri kuwa kane yego rero bukeye mani nandika SMS mbona nyine urabizi mbere wajya gunsubiza yenda nkavuga ni yenda ukamakanya natangira no kuzamuka ukahita unjiribisha ukambwira uti nibyo washaka ukananuka ukumva nyine nandika SMS ndavuga mu gitondo mbona ntabwo nshubije ndavuga ni byibura yenda kuko ari gahunda yabinyemereye ni gahunda uko biri kose ariko nyine ibyo nyine ndabyumva ariko ibyo ndabyumva fa n'ukuntu nyine byagenze noneho nyine urabizi noneho ndaraguhamagara nyine ndavuga ni yenda agafashe ubwo ngasanga ahita turamutegereza amasaha yose yenda ntabwo yabura kuza niwe zaba saa 10 noneho nyine mfata moto nyine kumwe bisanzwe njyeyo nsanga banahageze we na Keza nyine n'undi mutipe nyine bari bazanye nayo ngo bari guhita akuramo nyine kumva noneho njyeyo noneho ndababwira ni ndaguhamagara nyine mbona nagufasha ndamubwira Keza ni okay muhamagare wowe nawe nuko Dani nawe ndi nuko ubwo niko barakeye kumva urumva nabo bahise barakara nyine baje baragushuka uranje nawe urabikora bitone mu bwenge ntabwo bancutse aho batagusinde wabikoze nagari wabikoze mayo akuze ko utekereza ku societe yanze abantu bafata guta umuntu mwaje basi mama mukene ibindi bintu mugashyiramo basi n'ikinyapfura gikiya ku muntu banza wumve ndikumva man ndikumva ndabizi warakaye urukumva ese wowe urumva nyine bya ariko ibaze okay muri sibundi uri he ndi wacu ndi hehe se none se uri wacu uzijya hano narindi ntago mazi njye narindi nari nagiye hano reba hamwe twakoraga mbere mu interview nyine kwa Buki nari mfite yo nuze nyine bagiye gutangiza narindi yo n'ubundi twari tugiye gusoza iyo nama sha umva nyine ibyo ngibyo wamari mwagushaka indi content kandi byari kumvikana none se ubundi kubusanzwe ari usanzwe umbaza ko kitabanjije kumbaza aho ibaze ariko kugira ngo yanciye inyuma ngo ninda yarambeshyaga nari kukubaza gute iyo nari siganira mu gisubika se yo mu gisubika abantu batatabura n'umugira undi nama asigo mari reka mubwire uzikiza tegere nje tumata kubwira ariko sinone se basi reka maze nkubaza uremera ko wambeshye ntigeze nkuca inyuma none se hari umuntu ninde wakubwiye ko n'ubundi ari byo waciye okay no ninde hanyuma ninde wakubwiye ninde se wazanye gahunda yo gukora content ubundi atari wowe ninde wazanye icyo gitekerezo ndikumva uri kumbaza ibintu byinshi urikumva nyine mbwira ninde wazanye icyo gitekerezo njye bari nihamagarira mubaze cyo gukora zira staff hagati ninde nyine wazanye icyo gitekerezo nyine cyo iriya content yo kuvuga ko naguca inyuma ninde wayizanye abo hanyuma muhamagara njye mihamagarire iriya content rega kubera ko reka icyambere n'igihe byari bibangamiye mwe byari bibangamiye nyine ninde wayizanye niwe nshaka kumenya ntabwo ari wowe kandi muhamagare mwana okay fresh mwari yararenganye nta kundi no kwihangana baragusebeje rwose urumva ko n'umusore yabuze uko abisobanura akundi no kwihangana ariko sinekeza ko niba wowe wamugana urimo kubura umwanya wenda kubera impamvu z'akazi iyo ngiyo aba yashoboye kugira ngo babirangize gutyo mwana rukundi kuntu bari kubigenza atari ukunguku kuno se abantu bose bari babuze basi ngo bicare bige ku kintu kizima cyumvikana gifatika kuba narimo kuboneka sindi kuboneka pe ako nagora afite kuvuga ibintu bimeze kuriye okay gatujye tugana no ku musozo tureke tukihanganisha urumva ntabwo byoroshye ariko bya byose wenda abantu badukurikirana bamenye ukuri bakareka kugufata muri iyo sansi yo kuvuga ngo wenda wamuciye inyuma nk'uko n'ibyo byose byavuzwe ahubwo ukuri kuba kugaragaye tugana ku musozo nicyo wabwira abantu kugira ngo dusoze tukureke tunagushimire ko waje kutuganiriza okay cyo nabwira abantu nyine nari mbakumbuye hari yashize igihe nyine urakoze cyane hari yashize igihe kandi nyine nibagahita bumva ibintu byose nyine batarumva kote y'undi muntu ntabwo aba ari sawa sometime hari igihe nyine umuntu aba
abashaka nyine kwikura mu isoni akavuga nyine ibindi bitandukanye kugira yendaga abantu bamwumve ariko ntabwo ariko bimeze byiza nyine yuko abantu bumvishije kote zose igihe hari cy'ukuri nta gucibwa inyuma kwigeze kubaho ntacyo nta bihari ntabwo byigeze bihaba ni izindi mpamvu zitandukanye zitari ibyo ngibyo bitewe n'akazi kubona umwanya wo kujya mu biganiro cyane reka tugushimire ko wigomwe ukaza nubwo n'izo mpamvu zose z'akazi zirimo wakoze cyane kutuganiriza urakoze cyane nawe urakoze cyane yawe TV mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi amahoro y'Imana abane namwe